nkaba nkomoka mu karere ka Huye, umurenge ni Kigoma, intara n'Amajyepfo. Imyaka yanjye ni 24, nkaba ntakijya gusenga. Theogene Uwiringiye Imana bose babireba, twamenyaniye muri Butare, yaje mu giterane cy'ahantu bita Imbazi. Nigaga imyuga, hanyuma rero uko twamenyanye, ngewe nahagurutse nshima Imana, kuko icyo nashimaga Imana, ngewe nari maze iminsi nibwe ibikoresho najyanaga ku ishuri, aho narya iburyamo ntabwo nari nkibufite, ariko icyari kineye kuhaguruka gushima Imana, nari ngiye gushima Imana kuko nabonye bimwe muri byo. Hanyuma rero uwo mukozi w'Imana arahaguruka, bamuhaye igihe cyo kuririmba, aza gufata mikoro avuga ati burya abanyeshuri kwiga biragora, aturiya mwana w'umukobwa ntagende, njyewe ntamufashije nk'umubyeyi cyangwa se nk'umukristo uzi ingorane abana b'abanyeshuri bahura nazo. Hanyuma iterane kirangiye, twaje kubonana, muha nimero zanjye, nawe ampize, hanyuma aza kumpamagara ambwira ko ashaka ko tuganira. Biza kubaho nje naho i Kigali, turahura turaganira, hanyuma tumaje kuganira ampa amafaranga ngo ngure ibikoresho nsubire ku ishuri. Ndagenda nsubira ku ishuri. Nyuma yaho dushoje icyiciro cya mbere, tujya muri stage. Tugiye muri stage nzi naho i Kigali, niho nayikoreye. Hanyuma tukajya dukomeza tuvugana, mbese nk'umuntu wafashije, numvise nta kizavamo ku buryo byagera aha hose. Ariko uko twagendaga tumenyana, yaransuraga, hanyuma akanganiriza, akangira inama. Nyuma rero tuza kuryamana, antera inda, ndabimubwira. Maje kubimubwira, numva ntabyumvise neza, arambwira ngo nzagende mbage nifashe. Mu by'ukuri maje kubimubwira icyo gihe sinigeze nongera kumubona kuri telefone. Ubwo naje gutobora mbibwira umubyeyi wanjye n'umuryango wanjye, umaje kumenya ko ntwite, waje kunyamaganira kure. Hanyuma cyakoze mama ntiyigeze amba kure. Ubwo naje kumanukana ibikoresho byanjye nsubira iwacu, ndongera ndagaruka inaha nshakisha amafaranga yo kugura ibikoresho by'umwana. Ubwo ndongera nza kumanuka, naje kumufatisha, ndamuhamagara, ndamubwira nti ndongeye kubyara, nshakishiriza buryo ki umpa umwambaro nzajyana nk'umubyeyi mvuye kwa muganga. Yarawumpaye, ndataha. Ndangije ntegereza ko yenda hari andi mafaranga yampa, ndaheba. Maje kubyara, mama aramuhamagara, njye sinari kubasha kumuhamagara kuko njye ntiyabashaga kunyitaba. Baravugana, aramubwira ngo nabyaye. Maje kumubwira ko nabyaye, amubwira ati mwoherereze rero amafaranga tugure ibimutunga. Arabyemera ntiyahakana, arakomeza arerega mama. Mama araza kubyihanganira, arakomeza ndwanaho gahoro gahoro, biza kurangira bigenze nabi. Mva mu rugo maze ibyumweru 3 mbyaye, nzamuka kwa musaza wanjye. Ariko mbere yuko njya kwa musaza wanjye, naramuhamagaye mubwira yuko nshaka kumwereka umwana we, kuko ifoto yari yansabye ngo mwereke ifoto y'umwana nabyaye. Ntabwo nari bubone aho nyohereza kuko telefone yanjye yari yaribwe. Noneho nza kwifuza kubonana nawe nkamumwereka. Ubwo noneho tuza kubonana, umwana aramubona, avuga ati umwana n'uwanjye. Amaje kubyemera, ndamubwira nti rero nshakira 25,000 niba wumva ushaka ko mba mu cyaro, hanyuma nshaka icyo gukora. Arabyemera. Sikambwira ati ariko ubu nta mafaranga afite, nzayaguha muri iyi minsi. Ubwo nibwo nafashe inzira, mbuze icyerekezo, njya kwa musaza wanjye. Nahabaye ukwezi n'icyumweru. Na musaza wanjye aza kunyicaza, arambwira ati ariko burya wanze kutubwira se w'umwana.
ntabwo se umuse w'umwana muramushakaho iki ko nta kintu bizabamarira. Ubwo aranyihorera, ubwo umusaza wanjye akavuga ati ibyo ari byo byose mama mubiziranyeho ko ise w'umwana muzi, none se ko njye namwatse nimero ngo mwihamagarire uwo muntu umenye uwo ari we, mama akabyanga nawe ukaba wanze, icyo rero boneza uzagenda usanga umugabo waguteye inda, ntabwo nkukeneye mu rugo rwanjye. Ubwo naje kubura hepfo na ruguru, ndazamuka ndamuhamagara ndamubwira ntibanyirukanye, ubu ntaho mfite nerekera. Ubwo ndangije arambwira ati ndindire, nkaba narinze ahantu ataha, ndangije murindira mu nzira iyerika angeraho mu masaha 4 z'ijoro. Ubwo umwana yari afite amezi 2 n'igice. Ndangije arambwira ati se urabigenza ute? Niba nta kindi kintu nakora, ni wowe ufite icyerekezo cyaho ndi bujye. Ubwo sinzi umuntu waje kumuhamagara ngo ari i Remera, arambaza ati se undagusanga he? Nanjye ndamusubiza nturansanga ahangaho nsize. Ubwo yahise agenda yurira moto aragenda, aca inyuma ahita ahamagara umugore we. Ngiye kubona mbona umugore ansanze mu muhanda, arangije ati Rusi ngwino tugende mu rugo. Nkebutse nsangana umudamu we, ndabanza nanga no kujyana nawe, ndamubwira ntigenda nzaba nze ejo. Umudamu aranyinginga ndanga, bibaye saa 7 z'ijoro. Ndangije umusore yaduturutse hakurya aradusuhuza, noneho umudamu aravuga ati tise ko abwira uwo nguwo ati se ko wabuze, aramubwira ngo nagari cyane ngo namwe ngo mwarabuze, aza dusuhuza. Abonye baziranye amazi ati se ko mwicaye ahantu izi saha n'umwana bimeze bite? Ati uyu mudamu yanze ko njya kumucumbikira, ati nampuye umwana, ati hanyuma we yisigarire mu muhanda. Ubwo noneho tuza kujyana, mbere yuko tujyana uwo musore yari amaje kuvuga ngo agiye guhamagara polisi ngo injyane, ngo wenda ndavuga ikibazo mfite. Ubwo ndangije turajyana umudamu we tugerana mu rugo na wa musore. Mu gihe tugeze kuri salo yabo, umusore yahise asubirayo, turagenda twinjira mu nzu dutegereza umugabo. Ahaziye asa nk'ahanyeretse ko atanyitayeho. Ndangije ndamubwira dukemura ikibazo uko kiri, hanyuma nanjye urebe ko hari ikindi nkusaba. Mu by'ukuri umudamu ntago yigeze aryama, twararanye muri salo mu ntebe. Turangije bukeye nibwo umudamu we namubwiye nti rero dore burakeye ndashaka kwigendera, amubwira ze dukemura ikibazo. Yaje kuza amubwira nyine uburyo ki yanyemereye 25, amubwira ko azayama ku wa mbere, tubyumvikanaho. Ku cyumweru nza kumubaza nti se ntiya mafaranga urayohereza, asanga ejo ko nzakingiza umwana. Aranyihorera bya hatari. Mu gitondo cya kare nasubiyeyo, umudamu we aza kuza ansanga kuri salo ngo se kutakomeje ngo nsange mu gikari. Ndagenda. Ubwo umugabo yanyumvise, ndangije arasohoka aransuhuza, arambwira ngo nta mafaranga afite. Amaje kumbwira ko ntayo afite, ndamubwira ntago nshobora kubyumva, uyu munsi niwo munsi mwanyihereye mwebwe mwembi, ni muyame yuzuye. Nyuma araye mbese agangaragariza ko ntayo afite. Mwandikira message ndamubwira uyanyimye ku neza ariko urayampa ku itegeko. Narenze umuryango w'igipangu cyabo, amafaranga ngezeho kuri Tigo Cash. Ubwo nahise ngenda, ndangije nshakisha, urumva ntawe nari mfite ho kujya, nahise nshakisha inzu ya makeya, ndatangira nshakisha amafaranga, nawe akajya mfasha rimwe na rimwe. Noneho nza kumubwira kwandikisha umwana, amwandikisha bigoranye ariko aza kumwandikisha. Nyuma tuza kugirana amasezerano njya iwe mu rugo. Umugore we kuko urumva najyaga tukaganira, iyo yangaga kunyitaba najyaga iwe. Umugabo yanze kunyitaba ngiwe. Umugore arambona arambwira ngo uramuzanye se nindi cyane, ngo
nkumva ngo nacukuye ibyobo byinshi ngo yagwamo atagwamo ise wamubyaye ajye agenda bagendane. Ndamwihorera. Ubwo aza kuvuga ngo tugirane amasezerano y'amafaranga azajya ampa buri kwezi. Umudamu wasinyaho nawe asinyaho, n'uwitwa Birashoboka Aphrodis nawe asinyaho. Arangije urupapuro ndarujyana. Ubwo twari twemeranijwe ko azajya ampa 20 10 buri byumweru 2. Ntiyabyubahiriza.